reka nongere kubaha ikaze mugasobanuye ku uyu munsi. Ni agafilime keza cyane nabateguriye, amahoro y'Imana abane namwe. Ni umugabo dutangiranye nawe, ariko umugabo dutangiranye mu maso afite amabara cyangwa se ibyo twakita mbese nk'ibirangi yasizwe, kandi umuntu wabimusize muri buze kumumenya. Undebere rwose yarabyutse nk'ibisanzwe azi ngo nta kibazo. Undebere rwose umugabo wabyutse uri kwayura, ugiye ku kazi, ari kubona amasaha yamushira mbese yamugeranye, ndetse yitegereje mu kirahure ati se ubu ndi kureba neza reka nkube amaso yanjye, kuko rwose ibintu ndi kwibonaho ndi kubona atari ibintu byiza. Atangira gukuba mu maso azi ngo ni amaso ye mabi cyangwa se amaso ye arwaye, ariko wapi ntabwo yari afite ikibazo cy'amaso, kuko rwose ibintu yarebaga n'amaso ye byari ukuri. Yongera kwitegereza neza, arebye abona rwose ni seriye bya bintu. Aya mabara ndi kwibona mu maso yaturutse hehe? Umugabo arikanga ati ntabwo bishoboka, ntabwo byumvikana, aya mabara ndi kubona Imana ishobora byose. Ese ubundi iki kintu banshushanyije ku munwa gishatse gusobanura iki? Ukurikire, ni umutima. Umutima umuri ku matama, kandi umuntu byose wabikoze ni umukubwiye kuyi ku muhanda, mbese wa mukobwa w'umuhomuresi amuzana hano mu rugo, ariko undebera ibintu yamukoreye. Yaje kumuhangara biramucanga abura ukuntu abigenza. Reka nongere kubaha ikaze rero mugasobanuye kuri uno munsi, akaba ari episode ya kabiri dutangiye. Muri episode ya mbere muzi ko aranga twasoreje, uze kubana nanjye ndetse ugeze ku iyi filime ku musozo, uze kwirebera ese uyu mukobwa wakoze ibyo byose ari buze guhabwa ikihe gihano. Kuba mukobwa wasinziye, wa mugabo ntabwo yigeze abyihanganira, yarashe kugira ngo amwegere ndetse anamubaze impamvu yatumye akora biriya bintu byose. Kandi nawe urabizi rwose, umuntu agukoreye ibintu bimeze kuriya ntabwo wabyihanganira. Umugabo araza abyutsa uyu mukobwa, yamurariye mu nzu, atangiye kuza kumubyutsa ati hey utebere rwose. Atangiye kuza ari kumuhamagara ati ubwerwe kuki utari kubyuka, byagenze gute? Ndetse ari nako uyu mugabo akomeza kwisekera cyane, atari ko uyu mukobwa igihe nahamagariye umukobwa asinzira nk'abapfu, byagenze gute? Umugabo aritegereza biramuyobera ati nawe ubwo nyine hari impamvu yatumye abikora, gusa nanone nibwo nshushanyije mu maso ntabwo ari ibintu babi yashyizemo, ahubwo ni ikimenyetso cy'urukundo. Arankunda uyu mukobwa, wasanga ariyo mpamvu yabikoze. Nayo mpamvu uyu mugabo yaje kumureba, mbese ubona yuko atigeze amurakarira cyane bitewe n'ubuzima uyu mukobwa yabayemo. Nyine biranye ibintu bisanzwe, ntabwo yigeze mbese abyisikasingaho ati nyine reka mbyihorere maze nzimbaze uyu mukobwa mbese ni iki cyamuteye kuba yakandika yaza agashushanya imitima kuri njyewe. Ibi ngibi bishatse gusemura iki? Umugabo abonye ko umukobwa yasinziye ntabyo kubyuka, nyine ubwo nta kundi kuntu yari kubigenza, yise yigendera ava ahangaha. Undebere rwose, ndetse umugabo ntabwo byarangiriye aho ngaho, ahubwo yari agiye gufata amafunguro kugira ngo aze kurya, ariko nanone atari yarya. Wa mukobwa ati wow so I love you. Urabyumva ute? Ntabwo siri kumva n'ijambo ryiza nkubwiye. Umukobwa uri guseka cyane, ndetse umugabo ntabwo yigeze abyishimira, ndetse umukobwa atangira kwataka amagi uyu mugabo yari agiye kurya, ati rwose irigi ni ryiza, mbega igi rikubiye, wow nese waryaho ngo base ngutamike, ngakira ngutamike. Umugabo aritegereza atari ko uyu mukobwa ameze ate, ateye ate, byagenze gute? Ndebere umukobwa ati yewe reka ngutamike, ndetse umugabo ati se iki? Mana yanjye. Umukobwa ati yewe rirye, nese gute utarya, wanze kumutamika, gusa nyine nawe ryirire ntacyo bitwaye. Gusa icyo nkubwiye cyo nuko uyu mukobwa akunda uyu musore mbese ku rwego rwo hejuru, ariko ikintu gitangaje ni ukuntu uyu musore atabizi. Ntabwo azi ingano y'urukundo uyu mukobwa amukunda. Wapi iyo ababizi yagakwiye kumukora basi ibyo ashaka, ariko uyu musore ntabwo abizi. Nuko byagenze. Ndebere rwose akomeza kugenda ati reka njye kwitekera umureti ntacyo bitwaye. Barakoreka rwose yari gusuka amavuta, harakunuza ku gakarayira agiye gutekaho uriya mureti, mbese nta kibazo. Mbega undebere rwose umusore urahangaha atangira kubitegura neza, ndetse uyu mukobwa nawe amuri impande ati rwose ubuzima ugomba kubamo nuko nanjye ngomba kubamo, ntabwo ugomba kunshika, ibyo byose nibyo uri kwigira. Bidatinze bagiye ku meza, mbese batangiye gufata ifunguro
byari ibintu byiza cyane, mbese mu bigaragara bashobora guhita babana nk'umugore n'umugabo, gusa ntabwo tubizi, katuze kureba niba uyu musore ari buze kubikunda. Sasa barakwereka hari uwakomanze ahangaha, hari uwaje mbese gukinguza uyu musore, mbese mu bigaragara yaraje kumureba, ndetse uyu mukobwa akibibona ati se ibyo ni ibiki, undebere rwose. Ari nako uyu mukobwa yumva rwose atameze neza, ati uwo muntu uri kuza kumpamagara ahangaha yaba ari nde uje kumpamagara, ukurikire nakubwiye ngo aka gafilime ni keza cyane, ndetse barakurikana umuntu ukomeye cyane uruje kureba uyu musore, hari ibyo yaratangiye kumubaza, ndetse uyu musore ati rero gusa nyine wanyihanganira, ntabwo hashize igihe kinini, mbabarira nyine igihe gishize ntabwo ari kinini, erega diru zacu ntabwo zapfa. Ese ubu ni biki ari kumubaza, ati diru zanjye ntabwo wari wazikemura, gusa nyine ngahakira uraza gusoma nyine uraza kumbwira, gusa nyine nta kundi kuntu byagenda, ubwo ibyo uraza gusangamo ni ibyo ngibyo, nta kundi kuntu byagenda, ubwo ni uko nguko cyanzuwe, nta kundi kuntu byagenda. Kumbe birashoboka yuko uyu mugabo bari bamwirukanye ku kazi, bamwohereje ibaruwa mbese imusezerera ku kazi ngo ntuzongere kugaruka. Ese nabura akazi ke biraza kugenda gute? Uyu mugabo akomeza kumwihanangiriza ati ibyo uri buze gusanga muri iyo baruwa ugomba kubyubahiriza uko byagenda kose, nta busobanuro ugomba kumbaza ibiki n'ibiki wapi. Ndetse uyu musore ati bosi nta kibazo nyine ndi buze kubisoma, gusa nyine uri kuntera ubwoba. Ndetse ubwo byaba ari biki wanditse muri iyi baruwa bosi? Basi wambwira. Gusa ibaruwa yari ifunze neza, nta kibazo ifite. Uyu mugabo akomeza avuga ati funga wowe urayisoma nyine utuje, nta kundi kuntu byari kugenda. Umugabo yahise yigendera, ati reka nigendere. Gusa uyu nawe asigara afite ikibazo, ati wasanga bansezereye ku kazi, ubuzima nabamo nabigenza gute? Ntabwo bishoboka. Hari igihe rwose kigera ukumva umeze neza, ariko nanone hagahita haza n'ikibazo kigutungura ukumva byagucanze. Ndetse umugabo yaje atangira gusoma ibaruwa, abona rwose ni ibaruwa imwirukana ku kazi, ko atazongera gusubira ku kazi, ndetse ari nako afashe inzoga nyinshi cyane, mbese atangira kuvuga ati reka ninywe inzoga n'ubundi niyahure, ku kazi banyirukanye, amafaranga sinzongera kuyabona, ubwo koko ndabigenza gute? Akomeza mbese agenda asoma, abona yuko bahise bamubwira bati wowe ntugomba kuzagaruka ku kazi, kuko imyitwarire yawe usigaye ufite ntabwo rwose ari imyitwarire myiza rwose igomba kuranga abakozi bacu bo muri kampani, ubwo ntugomba kuzagaruka uko byagenda kose. Umugabo arabibona, sasa ndabigenza gute? Ndabikora gute? Ati nta kundi rero, umujinya wari wamwishe, atangira kugenda yiyahuza amayoga. Ukurikire ati mana yanjye kubera iki mana yanjye ibi byose biri kuba? Mana yanjye aritegereza ati nta kundi ngomba gusinda, kuko gusinda nibyo biri bunzanire amahoro, gusinda nibyo biri butume mera neza, gusinda nibyo biri mbese biratuma nduhuka mu mutwe wanjye, kuko birandenze kubona rwose banyirukanye ku kazi. Ibintu mu buzima bwanjye ni ubwa mbere byambaho, ese nayahe makosa naba narakoze? Umugabo akomeza kubitekerezaho, biramucanga, biramuyobera, akomeza kugerageza, gusa bikomeza kugenda byanga neza, byari byamucanze. Ndetse afite n'icyuma, ati reka mpite nisogota birangire, ngomba kwiyahura, nta kuri kunabigenza. Ese nawe ujya ugera mu kibazo ugatekereza kuba wapfa? Utekereza nabi pe, utekereza nabi. Uwiteka akuzeho, aguhindure mu mutima wawe, kuko icyo gitekerezo uba ufite ntabwo ari igitekerezo cyiza, kuko ni Satani uba uri kukoshya. Mana yanjye, umugabo utarakora ibyo bintu yagiye kubona, abona namba zimuhamagaye. Kurikire umugabo atireka nitabe uyu muntu yaba agiye kumbwira ibiki? Nibiki yaba agiye kumbwira? Umugabo nuko byagenze, areka kuba mbese yakirangiza basi ngo yice birangire. Wahita wibaza uti ese uriya mukobwa naza gupfa araza kuba hate? Biragenda gute? Umugabo atireka nitabe iyi telefone impamagaye, ndebe iyo ariyo, ngomba kumenya iyo ariyo rwose iyi telefone impamagaye. Ukurikire ndetse hari uwari umuhamagaye, atangira amubwira ati noneho rero hakozwe isuzuma, tubona nyine utari mu makosa,
ubwo nyine turakomeza duperereze, gusa nyine ntabwo ukirukanwe ku kazi mbese bya burundu, tugiye guperereza ariko amahirwe menshi nuko ugomba guhita ugaruka ku kazi mu minsi mike cyane, mbese no guperereza wowe uze kwihangana kubw'ibihano twaguhaye, nyine ntabwo wirukanwe ku kazi kuko uri umukozi w'inyangamugayo. Ndetse ikindi kintu ugomba kumenya nuko ukora akazi kawe neza, ubwo rero ugomba kwitegura mu minsi iri imbere, mbese akazi ugomba kuba wagasubiranye. Umugabo acyumva ayo makuru, birashoboka se ngo mu minsi iri imbere? Ubwo bishatse kuvuga yuko bosi wanjye yabonye ko ndi kurengana, kandi koko ahubwo kugira ngo nywe izi nzoga mu rwego rwo kuvuga ngo niyahure mbese niyangirize ubuzima bwanjye, ahubwo reka iyi nzoga ngomba kuyinywa ndi guserebura, ndi kwishima yuko rwose nsubiye ku kazi kanjye, byari binshanze ndi kubaza ukuntu nzabaho, byanyobeye nuko byagenze. Umugabo atangira kwataka izi nzoga ati rwose reka nikubitire inzoga nta kibazo, nuko byamugendekeye. Katuze kureba mana yanjye, barakweka noneho iyi modoka musanzwe muyizi niyo wa musore urenze cyane, wa musore ufite amafaranga. Nakubwiye ngo rwose uyu musore arakubiye, buri kimwe cyose aragifite. Ikintu yarasigaranye ni imodoka gusa, kuko ku kazi ntabwo mbese kuba yasubirayo byari gukunda, kuko reba bamaze kumwirukana nta kundi kuntu yari kuba yabigenza. Ndetse barakwereka hari indi niga mu muhanda iri kwinywera itabi, mbese b'abasore ubona yuko mbese barangiye mu buzima bwabo. Uti mbese nk'uyu musore azigeza kuki, ko ikintu aba ashyize imbere ari inzoga, amatabi no gusambana? Ubuzima bwe ejo hazaza bizaba bimeze gute? Ndetse ntabwo yari umusore umwe, ari kumwe n'abagenzi be babiri, ni abasore batatu, mbese b'abasore bitakarije icyizere, babona gukira byaranze. Ndebe rwose bari gutumura ibitabi hano, baba bari gushaka indaya cyangwa se abakobwa baza guhohotera. Mana yanjye ukurikire. Ndetse wa musore yarageze ahangaha ahita ava mu modoka. Nuko byagenze, amaze kuva mu modoka ati nta kindi kintu kigiye gukurikiraho rero nuko uyu mukobwa ngomba guhita mugurisha, ubundi bakanyihera inoti, kuko rwose ntabwo nakomeza kuba mu buzima bumeze gutya. Ubwo se igihe bosi yambwiriye bizahatungana, ubwo nibwo nzasubira ku kazi. Uyu mukobwa ngomba kubugurisha, bari abasore rwose bagomba kuma amafaranga atubutse, nta kundi kuntu byagenda. Uyu musore nuko yatekereje ati rwose uyu mukobwa reka mugurishe, nta kundi kuntu byagenda, kuko ntabwo nakomeza kubaho nabi, ntabwo nakomeza kubaho meze gutya. Bidatinze umukobwa nuko rwose yaje, ndetse umusore yaraziranye n'aba basore, mbese ati wowe ndikubona rwose uwo mwana ari mwiza, muzane vuba vuba. Mana yanjye, umusore yaremeye ati aho kugira ngo mpfe nk'imbwa nakemera uyu mukobwa nkamutanga, bakanyishyura amafaranga yanjye, ubundi nkagenda nkagira ukuntu nigenza. Kandi umukobwa ari kugenda mu muhanda azi ngo ni ibintu bisanzwe, amaze kumenyerana n'uyu musore, buri kimwe cyose arakimumenyera, icyo kurya aramukarabya, aramwambika, mbese nta kibazo cye. Ariko uyu musore yaremeye kuri inshuro aramuhara ati reka mwohereze uyu mukobwa bamujyane, bamukorere ibyo bashaka, kuko ubu buzima burandambiye. Ati gahunda ni yayindi rero, si amafaranga se yampereze ubundi nigendere. Birashoboka se? Ari nako uyu mukobwa akomeza mbese kuba ari kumwe n'uyu musore, ati kuba uyu musore amfashe nta kibazo, ndamwizeye, ariko nanone reka nkubwize ukuri, ntabwo uyu musore kuri inshuro ikintu kiri kumugenza ari ikintu cyiza, ahubwo undebere rwose batangiye kongorerana batesha agakana, wabonye ukuntu ari keza, tukishyure rwose amafaranga ari buze kudusaba yose tugomba kuyatanga. Akakana rwose ni akanyogwe, ndetse nturi kubibona, ni akana gafite amaguru meza, itegeze rwose ariya matako gafite. Mana yanjye, akana kari hano kari kagiye gutangwamo, mbese kari kagiye gutangwa ubundi mbese kakagurwamo inote, nta kundi kuntu byari kugenda. Umusaza urahanga mbese babita abasaza, abasani nk'aba ngaba batangira kubara amafaranga, ari nako uyu mukobwa atangira kubona ari ibintu byiza, ntabwo azi ikijya mbere. Wa mukobwa yaramaze gucya, koko amaze kumera neza sha, ku buryo umureba ukavuga uti mbega umwana. Umukobwa n'uyu nguyu pe, nuko byagenze. Ndetse aba batipe nabo bakomeza kugenda bizuyaza, bari kwitegereza uyu mukobwa, bati rwose uyu mukobwa ameze neza, afite taye, afite amaguru meza, nukuri uyu nguyu ntacyo bitwaye. Okay, setu ugenda, amafaranga nizere ko yabonye. Ndetse uyu mukobwa ati sheri,
bari batangiye kwitana ba sheri wate witegereje ati baby nese aya mafaranga yose se nese nayiki umusore ati rero ibya sheri ushatse wabyihoreye kuko aya mafaranga ubona agiye kumbeshaho iminsi yanjye nsigaje ntarajya ku kazi ubwo waba ucishene ukagenda ubwo ngenda agiye bagusigarane nuko byagenze umukobwa ati baby ntabwo uransiga gusa umusore ati ntabwo nkuzi he ntabwo byakunda rero uyu mukobwa ati baby uragiye se uyigenda reka tujyane baby reka tujyane rwose umukobwa azi ngo ni ibintu bisanzwe azi ngo nyine ni imikino gusa uyu musore atari kundi kumfata uko byarangiye gusa nyine umbabarire ku bimaze kuba nta kundi kunari kubigenza kuko ntabwo nari gukomeza kubaho nabi gusa babasore bati wa mukobwa we uri kujya hehe ko twamaze kukwishyura uri kujya hehe kugomba kugumana natwe wati ngo iki umusore arabyitegereza ukuntu uyu mukobwa watangiye kugenda bamukweshebana bati wa mukobwa we nta ugomba kujya ugomba kugumana natwe ndetse uyu mukobwa ati babe uragiye ariko wapi nuko umukobwa yagiye umusore aremera aramuhara mbese baramujyana ati rero wa mukobwa we ntuse kundenganya byose ni ubuzima nta kundi kuntu byagenda umukobwa akomeza kwirwanaho gusa ntacyo byari gutanga ati mwandika koko gusa aba basore bati nukomeza gutera amahane rero ntabwo biraza kuvamo urukumva neza ntabwo biraza gukunda umusore nawe ati rero wowe ugende namaze kukuryamo inoti nta kundi kuntu byagenda ari nako aba basore bakomeza kubwira uyu mukobwa bati rero wowe ugomba kuzabaho nk'umwamikazi nta kibazo na kimwe ugomba kuzagira ari nako umukobwa ati okay niba nzabaho nk'umwamikazi se hari icyo bitwaye niba muzamfata nk'uko sheri wanjye yamfataga bitwaye iki uwo mukobwa mbese yumva arabyishimiye ari nako umusore nawe ati reka nigendere icyangenzaga kirarangiye reka nigendere rwose mbega gusa umukobwa aribeshya kuko aba basore ni abagome batubwo tugende ntabwo tugomba kuguma ahangaha uko byagenda kose ndetse umusore umaze kwinjira mu modoka yitegereza amafaranga bamuhaye akomeza gutekereza byinshi atari kundi aya mafaranga bampaye koko undebere umusore atangira rwose gutekereza ibintu byinshi yatangiye kwibuka ubwo yahuraga na wa mukobwa bwa mbere agatangira kumurira mbese wa mugati muri episode ya mbere mwarabibonye ubwo uyu musore yahuraga n'uyu mukobwa bwa mbere agatangira kumwatakira umugati mbese yari yagiye gufata ahantu ndetse n'ukuntu uyu mukobwa atigeze yiba telefone y'uyu musore abone ko uyu mukobwa ari umukobwa w'ikinyabupfura umukobwa utiba utari igisambo ndetse atekereza ubuzima yari abayemo ati nyamara aya mafaranga mfashe ntabwo nagakwiye rwose kuba nayasimbuza ubuzima bw'uriya mukobwa kuko uriya mukobwa ameze neza ukuntu amuzanye ameze ndetse n'ukuntu yaramaze gusa ntabwo rwose iki cyari cyo gihe akomeza yibuka byinshi mbega ukurikire hari ibintu ugenda wibuka umunsi ku munsi ndetse atangiye kubuka ubwo bari mu rugo ubwo uyu mukobwa yamuhoberaga ati wow ubinkuriye neza cyane rwose uzi gutanga keya gutya ibyo byose uyu musore akagenda abyibuka ati kuko iki cyari cyo gihe cyo kuba narekura umukobwa nk'uriya akajya gusambanywa na bari abasore babagizi ba nabi umusore ati ntabwo ibingibi nabyihanganira ati reka mve mu modoka ngende rwose icyo ngomba gukora nuko uriya mukobwa ngomba kuba namugarura nta kundi kuntu nabigenza nuko byagenze umusore ava mu modoka ati rwose uriya mukobwa ntibagomba kumujyana kuko barana abagizi ba nabi bagomba kumukorera ibintu bitari byiza kandi nanjye ntabwo nabamubereye umuntu mwiza nanjye ubwanjye nabambaye satani kandi rwose kuba umugome gutya ntabwo ari ibintu byiza barakurika ba basore bakomeje kugenda bajyana uyu mukobwa bati wowe tugiye kukujyana muri iki cyumba kuko tugomba kugusambanya mpaka duhaze nta kundi kuntu byagenda uko turi batatu ugomba kuduhaza umukobwa ati se ibyo ngibyo birimo nabyo mwambabariye koko mwandekura gusa abasore bari hano nta by'imikino bamuzanye muri iki kizu bati wa mukobwa wowe ugomba kudushimisha ukaduha keya ryamaho ngaho ubwo nyine wageze mu maboko yacu ntabwo ugomba kuducika uyu mukobwa nta kundi kuntu yari kubigenza ntabwo yari abava mu nzara ntabwo yagombaga kubava impande ntabwo byari gukunda batangira kumwataka kugira ngo baze kumusambanya gusa ibi byose uriya musore
niwe wabiteye, ariko nanone yatekereje ku buzima agiye kubamo, ati nta kundi kuntu byagenda, uyu mukobwa reka mugurishe bampa inoti, nta kundi kuntu nabigenza. Ariko nanone nyuma yaje kwicuza, ibintu byose byarangiye. Ariko nanone ibyo byose byaje kuba ubwo uyu mukobwa byari byarangiye ndetse banamujyanye. Ese biraza kugenda gute? Ndetse umukobwa nuko batangiye kumwataka, ari nako batangira kugenda bamukorakora, urebere rwose bari kugenda bamukora ku matako, bati wowe ugomba kudushimisha, ugomba gukora ibyo tukubwiye byose, kuko ubu wowe twakwishyuye, ugomba kuzaba ahangaha ubuziraherezo, tukaza tugasanga witeguye tugakora ibyo dushaka. Gusa ku rundi ruhande niko wa musore ari kugerageza gushaka uyu mukobwa ngo basi arebe yuko ari buze kumubona, gusa kumubona biragoye, ntabwo byakunda. Mana yanjye, hari igihe rwose uhura n'ikibazo bikakuyobera, uti mana yanjye ubu koko ndabigenza gute? Umusore akomeza kugenda ashakisha muri izi karitsiye, ndetse arimo ashakisha kuri iyi nzu, ati uyu mukobwa bamujyanye hehe, ko nzi yuko batarenze aha hantu byabigenze gute? Umusore atangira kugenda ahengereza mu madirishya. Mana yanjye, uyu mukobwa agiye hehe? Ko uyu mukobwa ntagomba gutuma bamujyana, ko nzi ko abasore bagomba kumugukirira nabi. Ubu koko kubera iki ibi byose nabikoze? Naringamije iki? Gusa umukobwa niko arimo marira, ndetse abasore bakomeza kugenda bamubwira bati wowe komeza kwitwara neza, kuko uri mu maboko yacu, twakwishyuye amafaranga yacu, rero ugomba kuduha keya, nta kundi byagenda. Umukobwa nuko byagenze, ndetse wa musore nawe akomeza kugenda ari gushakisha, ariko umukobwa akomeza kumubura. Mana yanjye, uyu mukobwa yagiye hehe? Aba basore bamujyanye hehe? Ko nzi ko aba basore atari abantu beza. Ese uyu mukobwa, mana yanjye, gusa wa mukobwa yari mu mazabira, bari kumukorera ibintu bitari byiza, ndetse wa musore barakureka ari kugenda ashakisha hanze, gusa umukobwa yari yamubuze. Gusa umukobwa ahantu ari namwe mwahabonye, ari mu mazabira, ibintu agiye gukorerwa ntabwo ari ibintu byiza, ndetse wa musore ari hanze, ntabwo azi yuko ari impande y'umukobwa ari gushakisha. Umusore akomeza kugenda ashakisha, ndetse ari nako akomeza kugenda ahengereza mu madirisha, ati uyu mukobwa bamujyanye hehe, ari hehe? Sasa barakurika uyu musore ibintu yiboneye n'amaso ye, biteye agahinda. Wa mukobwa ibintu bari batangiye kumukoresha ni ibintu bibi cyane. Uyu musore arabibona, abura ukuntu yabigenza, abura ikintu akora, ati mana yanjye, kagere ntabare hakiri kare, uriya mukobwa batari bamusambanya, kuko bamusambanyije ni ukuri babasambanyije umugore wanjye, kuko uriya mukobwa arankunda. Nta kindi kintu rwose cyatumye akora biriya byose kiretse urukundo. Ikindi kandi uyu mukobwa nanjye ndamukunda. Bidatinze uwo musore se akubita urugi, arukubita umugeri, asanga abasore aba bagizi ba nabi bagiye gusambanya uyu mwana w'umukobwa. Uyu musore akibikubita amaso, ati ntabwo bishoboka, ibi se nabyo birimo? Burya mwaguze uyu mukobwa mugiye kumukorera ibi byose? Mbega umusore yaraje, ibi se nabyo birimo? Ntabwo bishoboka. Wa mukobwa we, ibi ngibi ni ibyo bari bagiye kugukorera? Gusa umukobwa ahita ahaguruka ahangaha ku buriri, ati mbabarira rwose. Wow, batangiye guhoberana, ati sheri uri wagiye, ko ibi byose wari wabikoze ubundi ibi byose niwo biteye. Gusa aba basore barababaye, bati si ibi ngibi, ko iki gisore kije kutuvundira amafaranga yacu twagihaye kiribuze kuyaduha? Wa mukobwa uri kurira cyane, yarabonye ubutabazi bari bagiye kumusambanya. Gusa uyu musore mbese ni nk'ubutabazi Imana yari yohereje kugira ngo uyu mukobwa ataza kuba yafatwa ku ngufu. Gusa ibyo nkaho bitarangiye, uyu musore hari ikintu cya mbere yakoze. Mbere ko ajyana uyu mukobwa akamuvana ahangaha, ntabwo byarangiriye aho ngaho. Ese afata amafaranga ahita ayajugunya, mbese ahita ayabajugunyira, ati mwakire amafaranga yanyu muyajyane, kuko amafaranga naje gusanga ataruta ubuzima bw'uyu mukobwa. Mwari mugiye kwicira kariyeri, babe twigendere rwose, tuva ahangaha. Abandi nabo ni uko basigaye hano, ndetse uyu musore nawe ahita ajyana uyu mukobwa. Bagombaga kubaho bakabaho neza nta kibazo. Ibyabo byarangiye gutya, ndetse n'abangaba nabo basigaye hano. Nuko rwose byakomeje kugenda, ndetse barakurika mu muhanda ubwo uyu musore yajyanaga n'uyu mukobwa, wabonaga yuko baberewe bameze neza.
ndetse urukundo rwabo rwatangiye uwo munsi batangiye kubana nk'umugore n'umugabo. Ese mwaba muri kwifuza episode ya 3? mwaba mushaka kugira ngo mbazanire episode ya 3 tuze kureba uko byaje kugenda? Ntuzakikwe na episode ya 3, nihagera muzabibona. Ndabakunda, Imana ibarinde. Ciao ciao.